winter snow is falling down, children laughing all around, lights are turning on like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I prayed I would find someone, and baby I found you. And all I want is to hold you forever. And all I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for that. Watching as you softly sleep, what I'd give if I could keep just this moment. If only time stood still, but the colors fade away when the years will make us gray. But baby, in my eyes, you'll still be beautiful. And all I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away. And I'm thankful every day for the babyeyi namwe bavandimwe muteraniye aha, turadutaramanye mwese, muze tuvuze impundu ziturwe mirenga nzima, zirakurutwa se twamwimiki, tumuteteshe ijoro rike, tumuririmbe bimunyure, tuvugikira akakwezi, cyicaro cy'abakobwa, nka rutagira umwanga, umwangavu wariboye, umutoni wa twese, uwize kwisana se, mubiri wanzigana, utarushe nsigizire mu musani wabo. Iwanyu kugisagara nacyo amukoza, inyarunyinya tureba nyinga, kwasora ubibi rw'igikaka rurembo ribanze, turikane ngombwa muzankubito, Nyabirambo na Nyarusange, kwa Runihuza Mutari, Ruherwa no kuba ingenzi, uwiciye amanda y'abatanazi, usa n'umuganza, imusasu narubona, kwa
munsi y'imirongo ni sogokuru wawe icyaratsi cy'abakami baruta barukana umuganzi w'ababisha mu mahariba amahire yabigira ntibanyu urungano nshuti ariko kandi urubyiruko twakiriye irenga ry'abacuzi ariko kandi n'abakumirizi batubwiriye abasongozi ariko kandi n'abahereza barimbura batubwira ko ari mugari uberewe ngombwa n'akabera inosa aturutse ku ijoro rya Kamonyi dusangira igihugu tugasangira n'impugu aje ku ijoro rya Kamonyi ariko noneho iwacu i Kayumbo iwabo w'inka n'abantu umubyeyi buri muryango baterana hari byinshi bishimira hari byinshi bateganya gushyira mu ngiro gusumba ibindi musanze twaragize umwaka w'umwakaka twarabaye kure y'ibiza n'ibizazane Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishima twari buze kuzamura abana bacu mu ntera nyuma yo kwishimira umwero w'umwaka ubwo rero muraza kuza mudufasha nabonye mwaje mukindikije abandi muraririkiza muraza gutanaga ibiramvu murabona zisereke muracyura ingaje tubareba natwe tuze kuza kubaha impurirane aha mudusanze ni heza dusenga dushimira Imana yaturindanye namwe gusa niyo ngingo twari tugezeho mu rwego rwo kubaha Imana kugira ngo duhagaze tubanze tuyishimire ibindi bize kuba nyuma y'isengesho umuryango wacu mwiza wa Natanayeli tugira abigenzi benshi tugira abatorera umurimo wa litari tukagira abihaye Imana tukagira abakozi b'Imana tukagira n'abanyamuryango bacu bwite ku isonga haba Java ariko muri uyu mwanya munyemerere Java kubera inshingano nyinshi afite shake umubyeyi wacu Sibomana adusengera Imana ngwino mubyeyi turagushimiye kuri Imana igira neza tugushimiye muri aka kanya duhaye kuba duhagaze aha ngaha dushima Imana turagushimiye ko kuri aba tuduhaye umugisha kandi turagushimiye ko muri gahunda tuyibera aha ngaha ayozwemo nk'Imana ubwacu ntacyo twakwishoboza ariko muri aka kanya tukweze gahunda zose zibera aha ngaha kugira ngo umugisha wawe yaba abashyitsi bacu kandi natwe basanga bitubere umugisha turakwinginze rero urwego nk'Imana mu izina ry'Umwami wacu Kristo amen. Mubyeyi Kabera ubushize dutandukanye twabibye amasaka aramera aragona aragundura azinginyaga arazingura azana amahundo turagesa turahura turahungira turahunika ababyeyi bakwakirije amashyi n'impundu burya bazi byinshi bazi no kubeta ku bakiri batoya kubeta ni ugusya urusyo ruborohamye gasire tubona umuhondo w'isuka ariko bifasha na data Mutabaruka Jean Pierre ku kwitegura usanze rero ari we mubyeyi ngombwa muri uyu muryango mu magambo make ndavuga yanjye mubyeyi nimwakire uyu mwanya mutwakirire inshuti yanyu Kabera Karame Jean Pierre muraho neza muraho neza namwe mukomere cyane yego turaho iwanyu se mwari muraho turaho aya mahumbezi se dufite hano iwacu namwe iwanyu harahari bagize umugisha wo kuyabona natwe uyu munsi nabonye dufite amahumbezi Nyamiyaga amahumbezi yabonetse twari tumaze iminsi dufite akavumbi ariko uyu munsi nabonye bimeze neza Nyamiyaga ni Nyamiyaga nyine wese akavumbi kahabura nyine izina n'iryo hantu ni Nyamiyaga Nyamiyaga nyine naho yari isanzwe bimaze iminsi iguruka ariko ubwo habayeho akantu k'umuhero ikirere cyameze neza natwe nuko wari ubizi rero ko uyu munsi tuwufite yego ubutumire bwacu ari mbizi cyane ubutumire bwacu ndabushimye ko wabubahirije ariko ibihe ni ibihe ya saha ari ya saa tatu iwaye saa sita byatewe n'umuganda rwose kugira ngo wabimenye banze kwica gahunda za leta
gukora umuganda urumva aho dusoje tujya gukaraba no gukaraba twitegura turaza urugendo rero kugira ngo manuke za Manyana Mukambura ntabwo byoroshye hari n'urugendo rurerure kugira ngo ugere Rugombo manuke Kaperi Kambura ibyo uvuze ni ukuri niyo mpamvu aya masaha tugejeje iki gihe rero amazi yatembe yageze kure yego agira ngo twikaze umuryango wa Nataneli murakoze cyane tubaye mu ikaze rwose wicare wumve neza ndetse ntihongere kumva kuba umushyitsi urisanga yewe icyo wifuza cyose hano mu rugo urakibona murakoze cyane kubw'ibyo rero ndagira ngo utindwe ugire imbere nkwakire yego inosa kanagere muramutse bravo aho neza komere turashima Imana maze rero twarakwiteguye hano iwacu tugira ubuki twakiriza abashyitsi baje batugana cyane cyane ariko umushyitsi umena nkawe maze rero abakobwa n'umuryango wateguye ibi nabyitwa rero umutemba-shyushyu n'umuryango wateguye uriya muhungu rero upfumbirizwa fungurateri umuryango rero fungurateri n'uyu nguyu uri fungurateri maze rero ndagira ngo muri uyu mwanya byishimo dufite mu muryango kugira ngo wabyumvishe umuhungu wanjye ndagusogongejeho twatumye kwitegura umuganura ibyo twari turimo rero niyo mpamvu twagutumiye kugira ngo uze dufatanye nta wundi munsi wundi nta bindi ibyo twari turimo imyiteguro y'umuganura maze rero hari abakobwa babitoye dore nuko bakira abashyitsi b'imena nkawe uyu se wari uwacu se akaba bitujwe akaba yizi bikora neza iyo abonye abashyitsi b'imena nkawe ugira ngo tukabona bose abonye n'uwose ego kamana akira kuri ubu rero nubwo mu ishyamba rya Kirengero twagika ariko ubanza usoko wumve ko ugeze urambwira ari Gaseke ishyamba rya Kirengero uzamutse ariko wakiri maruwe urahabona gusa urahazi ngaho so bahumberera bimeze bite biraryoshye ubuzima bwacu rero umubyeyi mutabaruka izuba ryamaze kwisa inkombe y'abasizi bivuze ko amazi yatembye ageze kure cyane nta ndende tugira hano ku buryo yashokera izindi kuba umenya byose uko bikurikirana ariko nakurikiye n'indangururamajwi ize kudufasha bari abahungu bari babiri bagafite n'indangururamajwi kuko izi ngizi ntabwo zihagije nenda sana hamwe n'umuryango wa Nataneli rero urabona mu gihugu turimo twari turimo twitegura ibyerekeranye n'iby'umuganura twari tugeze kure twari tugeze ku ngingo ya 5 ko twabonaga hatinze ariko ntabwo twabikurenganyije da byatewe nyine n'uyu munsi wahuye na gahunda ya leta kandi mbere y'Imana twakora twongeraho leta twanagukurikiraho turaba gatatu n'aho twashyira izo zose gahunda abo twashimira Imana ko byose twabitekereje kandi bigomba bikemera ngaho rero niba hari igitekerezo nawe waba ufitiye muri uyu muryango
turiguma aho tugeze duhagarikira aha ngaha maze tubwiriza. murakoze cyane, nagira ngo nongere mbashimire byimazeyo urugwiro n'urukundo n'urukumbuzi mwaturamukanyije mwatwakiranye hano mu muryango wa Natanayeli. Turabashimiye cyane rwose. Ndi kumwe rero n'umuryango hano mugari, turi kumwe hano nk'uko ubizi wabivuzeho uti twari twabatumiye mu gitaramo cyo kugira ngo mutubwire ko murimo mwitegura kwizihiza umuganura. Ibyo twabyishimiye kandi twanabyishimiye tukimara kubona ubutumire, bityo rero nkaba nagira ngo mbanze mbibutse ko umuryango turi kumwe nawo, banywanyi banyu, umuryango wa Natanayeli wanywanyi kandi sobeka amaboko n'umuryango mugari w'umusaza umubyeyi Kagira. Uyu munsi wa none turi kumwe hano n'imbaga yose y'abantu twazanye, ariko umuryango uhagarariwe na Tanazi Gahigi. Nkaba nagira ngo rero mbere yo gukomeza mbasabe umugejuru, inshuti bavandimwe twazanye muri ruzinduko umugejuru, mbasabe duhobere umuryango wa Natanayeli. Nimurambure ibiganza mwese aho muri, hanyuma duhobere umuryango wa Natanayeli. Maze rero muvandimwe Jean Pierre warumubwiye uti ngiye icyo nongeraho ni iki ngiki, ni uko mu kuza mu gitaramo nk'iki umuryango wa Natanayeli wateguye, ntabwo umuryango wa Gahigi Athanase wagombye kuza userutse imbokoboko, ahubwo tukwiye kuza mu gitaramo natwe dushyigikira dutwerera. kugira ngo munkundire mwigire hejuru bashyikirize intwererano neza. Sebwo mwaje mutera intwererano? Twaje tubatuye kandi ntabwo umuryango nk'uyu nguyu wawujyamo imbokoboko. Yego. Ubu rero turabatuye, murakoze, kandi tuzi yuko igitaramo hano kwa Natanayeli iyo cyarimbanyije ntabwo twaza gutyo tudafite mu ruhare rwacu natwe kugira ngo dusangire ibyishimo. Maze rero mukundire mwamubwiye mutese wari waje kuvuga ngo ni intwererano, urongera avuga ngo uradutuye, ubu ndamenya mfata iki, menya ari ikiza mukabyara. Ubu ni intwererano n'ubwo byumva hari. Intwererano n'ijye mu zindi. Intwererano n'ijye mu zindi. Nta kibazo. Tuyakire ko habanga intwererano. Nta wayanga. Yaba iryoshye, yaba ibiye, w'interura yakira. Intwererano yakira ukwije. Ukuri urabizi. Ijya mu zindi. Bisekeye intwererano yiyanga mu zindi. Buriya rero warubwiye mu kanya uti se ku gitaramo tukinekeje wowe hari icyo wongeraho? Icyo nongeraho ni iki, ni uko uyu muryango wa Gahigi Athanase Jean Pierre Karame kabiri Innocent murakoze cyane. Umuryango wa Gahigi Athanase badutumye. Umuryango wa Gahigi Athanase bagutumye. Yego. Tubateze yombi. Mudutega yombi turabishimye, ariko bambwiye bati wibuke ko iwacu mu muco wacu kirazira ko umugabo nkawe avugira ku gusa. Maze barambwira bati kwa Natanayeli ndabazi n'imfura, kandi iyo ugezeyo bakikwakira ugubwa neza, ariko nawe ntukagendere ngo uvugire ku bisho. Ubwo rero ndagira ngo dusangire ariko kandi nifuza ko wa mwanya w'ijambo mwampaye twabiganiraho, ariko turimo tunasanga. Yego, nimonyacuriye Turadutuye turakwakiriye. yego. Bahaye ubuki bwa mbere twabwakiriye. Yego. Ubuki nabwo dutuye turabwakiriye. Yego. Kandi twakwakiriye uwo dusanganye.
kandi bwacu ntibwakubiriye. murakoze cyane. mbere mugira inama yego ahubwo niba ufite ijambo aha urimo kwitiza kurivuga. ngo wagahirya Athanase barumye ngo baribuka neza bagiranye, bakibuka ibihe byiza bagiranye, kandi bambwiye ngo nigera ngaha mbanze bibutse ko mu minsi ishize bohereje intumwa mu muryango wa Natanayeli, intumwa iza ije gusaba irembo ry'umugeni. Hanyuma iyo ntumwa barayibwiye ngo ngaho genda nutinda nzakurinda. Arababwira ati ntabwo nzatinda nzatibuka. Umunsi wa none barabwira bati ngaho ongera uhaguruke ugende, ko twasabye irembo ry'umugeni kwa Natanayeli uragira ngo turirambike? Atoya. Ati rero kabiri havukana n'intumwa aba bantu bose babonye bari mu byiciro byose by'abantu batugereye kwa Natanayeli ujye kudusabira umugeni. Maze rero mubyeyi Jean Pierre ikintu cyiza cyatubahurije Nyamiyaga uyu munsi wa none, tuje mu muryango wa Natanayeli tuje kubasaba umugeni. Byinshi cyatugezaga murakoze. Natanayeli hanyuma ikigo mboneza bakubwira Gize neza cyane. mugiwe ntabwo nakwihandagaza ahangaha mvuge ngo nkwemberera umugeni kandi turi umuryango kandi umugeni n'umuryango ndabizi umugeni n'umuryango aba niba kwiteho wongere bakwakire. yego naho nanjye mbenganira n'umuryango wanjye ndaza kuvuga icyavuyemo kandi humura ndakubera ahakomeye. murakoze cyane bakurushimiye. abakomeye humura reka ntugire muratinze kuguha igisubizo. ndabizi ko utatinda. burya rero kuganira n'umuryango yego tugahuza ku ijambo rimwe ntabwo ari ibintu umuntu wawubikira n'umuntu akabyitondaho cyane. kubigenza neza. urabona rero kugira ngo usabe umugeni hano iwacu yego kandi tukagira n'amahirwe tukaba tukuzi yego hakabera inosa tuzi rwose ufite amateka meza ndetse nkongera nkareba abasaza mwicaranye bose nkasanga ndabazi hari Nyamiyaga. yego ndabona hariho n'abagiye bakora muri gahunda za leta bazi uko umuco nyarwanda ugenda. yego nkaterera amazi impande zawe nkabona ababyeyi bateze ingodi zera bazi umuco nyarwanda. nasanze duhuje rero yego ntari duhuje ariko ijambo uzi rirakomeye uko uyu munsi wari wo kwimana none rero urangoye uzi ko tubigenza rwose kandi kwimana kwacu urakuzi. ukongera gukora ibidasanzwe bitandukanye n'ibyo wajya gukora. ubwo se uwo muhungu wawe usabira yaje kumenyana ati n'umukobwa wacu yaje kumenyana bati umva icya mbere cyatumye uwo muhungu wacu amenyana n'umukobwa wanyu nuko mbere ya byose umuryango wa Gahigi Athanase wari usanzwe ubana neza n'umuryango wa Natanayeli, maze rero mu mibanire yacu mu guhana inka n'abageni, mu gutumirana mu bitaramo bitandukanye, umuryango wacu waje kubenguka umuryango wanyu, dusanga n'ubundi mu busanzwe tubana, bituma n'abana bacu bakunda. Tuze kureba tugenzuye dusanga nta mpamvu tutahana abageni. Kubera iki? Kuko n'ubundi nta masano y'amaraso ya uretse ya Yesu Kristo ubundi y'umubiri nta mpamvu yazana umupaka hagati y'umuryango wa Natanayeli na Gahigi Athanase. Nguko rero uko abana bacu bagiye bamenyana mu mirerere, baza guhurira mu itorero,
hanyuma mu gutoza kwabo umuhungu wacu nawe abenguka wa mukobwa kandi aramukunda, mbega bihinduka amateka. Uyu munsi wa none rero tumara kubigezwaho n'umwana ko yakunze mugenzi we, tuti ntuvunike, ntuhogore, ntugire ikibazo n'ukundi imiryango isanzwe ibana nk'uko ngayo. barakundanye n'umukobwa wacu. Nababwiye mu muryango wacu wakundanye n'umuryango wanyu kuko isanzwe ibana. Nande bisubiza ngo umuhungu wanyu yakundanye n'umukobwa wacu. Mwumvishe ubivuga? Yewe ari sinkubeshyeye, ndi kubona abasaza n'abagenzi banjye. ariko rero nta cyaha yakoze. Kuba yakunze umukobwa akatubwira ati nkeneye ko mumusabira, nta kibi yakoze. Yego Nari ngiye kubera ku isonga none ndumva hajemo ikintu gikomeye. Agira ngo mbwire umuryango wacu aho ukomoka ni mugari. Uvuye kwa Kinimba ukagera kwa Rukozameheto ukagera kwa Natanayeli, nta na rimwe abakobwa bacu bize bakunda n'abahungu. Ibi byo uvuga ni ukuri. ariko abahungu bakunze abakobwa. Ntabwo bacu se abahungu bacu, Abahungu bacu abahungu banyu wenda keke n'abarabengutse numva ko babakunze rwose. Ibyo ngibyo byose uvuga birabaye impfabusa. ibyo nibyo natangiye mvuga, ni umuryango wacu wabengutse, warambagije umuryango wanyu, urawukunda, ariko n'umwe mu bana bacu. Mba rero mubwire Innocent, Ndakumva. niba umuhungu wanyu yarabengutse umukobwa wacu, niko byagenze. urakomeza ujya imbere. Naho ngaho nyine. Ariko niba uvuga ko umuhungu wacu yakundiye umukobwa wacu, burya rero turakwakira tugusezerere utahe. ntarebe ndabyemera, ariko ngira icyo ndimo mbabwira muvandimwe Jean Pierre, rwose tudaciye ku mpande, tutagiye kure, umuryango ubwawo wabengutse umuryango wanyu, ariko n'umwana wacu yabengutse umukobwa wanyu. Ni kuko bimeze. Nasi ibyo gukunda turabiza duti. Ibyo ngibyo biraza mu kandi kabyo. Murakoze nanjye kumpa uyu mwanya kugira ngo ngire icyo mvuga kuri kiriya cyifuzo cya bariya bashyitsi baje batugendereye. Umukobwa wacu ni umukobwa ufite koko nk'umuryango kandi wo kwizerwa, watojwe imirimo myinshi y'uburyo bwinshi. Iyo muzi abari batozwa bakivuka kugeza bakuze bageze aho batangira kubemuka. Rero mu by'ukuri wenda ntabwo nafata umwanzuro w'umuryango kuko ntabwo ari njye mukuriye. Icyo nababwira ni uko umukobwa dufite ari umukobwa, mugira umugisha ku muryango wacu mwamubona, ariko mwamubonye umukobwa mwiza. Murakoze. Turagushimiye cyane nawe. Niko se Innocent, Ndakumva Jean Pierre. abantu bishyuye umusaza yaravuze neza. Avuze neza ahubwo. Abo basaza barangwa habe no gukoma mu mashyi Kandi n'arebaga. nuko wenda mikoro yavuze cyane baje kuyatega, nimwongere yumvira. Cyakora numvisha amashyi atandatu. Nabaje kuba amashyi atandatu rwose nayumvise, atandatu yo nayumvise. Akorebye ko mungana n'amashyi atandatu ntabwo bakwiriye. Atandatu. Umva rero Innocent tujye muri byinshi. Yego. Urabizi inshuti yanjye ntabwo nanaguteye guhobora kuvuganira aho twara hose kuko wangiriye neza kenshi. Urabizi ko twajyanye na hariya i Muyonzwe, abankorera akantu keza igihe twari turi mu mahugurwa, igihe cy'abacengezi ubonye ko bagiye no gushimuta ukanyimana. Bana byo nibuze mu muryango wacu mpamvu nakuboye. Waranyimanye nabyo rero
n'andi mahirwe yawe ufite muri uyu muryango. Ariko umukobwa numvishe washaka gusaba umuryango wacu, ndabanza maze ba nyirasenge kuko ujye niba wazi iby'abana, aho bamenya uko babareze bakamenya ko bakuze. Turareba umwe ibyo avuga n'abandi bose icyo barabavuze. Epifani yareba yakira umuheri n'abaramajwi. Karabe mu babanze bagushimira uwaganiriye neza umukunzi. Umubyeyi mwiza, uyu mwana yavukiye mu biganza byanyu, azanye amayusi mu gituza mumujyana ku mugezi mumwereka inyogaruza, abyiruka ashimwa n'Imana. Ariko natwe abantu ntabwo mwamutanga, ndabizi kuko si umugome, ariko uriya muryango mwumvise ibyo baganira, ushobora no kugira gutya mukamwemerera akatubera ambasaderi. Nyemerera mpenera ahangaha nimuvuga ijambo rimwe, roho ziri ahandi zasigaye mu rugo ngo zirakira, mbahaye na yombi. Kandi uwo mukobwa arahari, twamutoje umuco, tumwigisha gucunda, tumwigisha gukubura, n'imirimo yose y'abakobwa. Nk'uko se wabo yabivuze, ni umukobwa mwiza, ni umwari twamutoje ubwari. Nanjye navuga nka nyirasenge umukobwa ko umuryango nubyemeza mukamujyana muramujyanye umukobwa mwiza. Njyewe nka nyirasenge twamureze, yarageze igihe n'ubundi cyo kumushyingira, twumva ntacyo byaba bitwaye tumushyingiye mu rugo. Umuntu bamuhaye kwirinda amakuru ibyo kurya mu menyo, arangije arababwiye ndimo yigorere nzabihera n'inzara nitera. Bariya abantu nanze kugaya amashyi yabo bakinjira, nibwiraga ko baza kuyaheraho, ariko ko bishyuye kwa kundi ndagira nte. Bazi ku cyizere buriya reka niyo mpamvu inosa karame. mushiki wanjye rero iragumvishe amahame y'umukobwa waje gusaba. Umvishe ko bamutoje imyumirwa yose, azi kwakira abashyitsi, abivuze, azi kuboha imisambi, yabivuze, azi kwakira abashyitsi ku buryo buhagije, azi gucunda, azi kubuganiza. Ibyo byose ngira ngo yabisobanuye. Icyongeye murumuna wanjye nawe wumvishe nawe ijambo ryiza yavuze, ntabwo yizaga y'umuryango wari tugana, ahubwo yavugiye umuryango waje utugana uhagarariye ari umuryango mwiza. None rero muvandimwe, nkurikije amagambo aturutse iwacu mu muryango wacu, kubera umuryango wa Nathaniel uri hano, kubera icyizere wagiriye kugira ngo uhagararire, nanjye kuri iyi tariki y'uyu munsi, kuri iyi saha, muhembera umugeni waje gusaba. Murakoze. Murakoze cyane. Gusa ayo mashyi ni makeya ugereranyije gusa icyo ugira ngo wibutse, ndagira ngo ugende ufite akanyamuneza, ugende wumvishe n'inkuru nziza ko
twemereye umugeni ugende gutegurwa inzoga iryoshye uzayizane muri uru rugo noneho izusaba umugeni aho uzashakira sinzi itariki uzaziraho ari bagira ngo yibutse umwanya ukurikiyeho. Ikindi kandi gahunda ni yawe, ni wowe uzi kuzagenda uyikurikiranye. Ahasigaye rero amazina y'umwana wawe w'umukobwa wajya gusaba ko yavuze neza, ngaho jya mbere. Yaje kutubwira yuko yabengutse umukobwa umuryango Natanaeli. Twaje rero kumubaza umukobwa yitwa, atubwira ko yitwa Munyekuzo Marita. Uwo Munyekuzo Marita rero niwe ikiganiro cyose twari turimo tujyaho wabwiye ko ugiye kubaza umuryango, ugiye kubaza ba se wabo, ugiye kubaza ba nyirasenge, kandi inkuru nziza mvanyemo ni uko mwamutwemereye, hanyuma bumva icyo nakurikiza no kubashimira kuko muduhaye uvuga Iyo nzoga ngo ni iyi ni iyo kubashimira ko mwaduhaye umugezi, inzoga gushima ndahaguruka. ni iyo kubashimira ko mwaduhaye Iyo umugezi. urakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Hasigaye ndavuga ngo Inosa ndakumva. urakoze kudushimira. Yego. Noneho rero uzagaruke gusaba umugeni. Gusaba umugeni kandi twabikoze Natanaeli rwose twamusabye umugeni ducishije kuri wowe, Ariko se urambwira ngo uramvugira none ugiye kabaze nkubwire, nigiye hafi. umuco wacu ni uguteye. Twakomeye umugeni uri kudusaba. Iyo umugeni utamukwemereye uramusaba kandi usabikije inzoga iryoshye. Iyo ntayo ufite rero reka tuyigire iyi ngiyi uzashimire ubutaha ugarutse. Niyo kubashimira ko Niyo kudushimira wayakiriye rero. None se shime warigaruka vuba mu byo gusabiraho. Reka nkwereke, na kera twashyingira ubuntu kandi twakwiba umugeni, Oya, urumva? oya si ubuntu dusaba bose nabyo mbikubwira, ahubwo nagize ku cyiciro cyo kubwira ngo mposhe. Ntabwo umugeni we bamunyemereye uhaguruka muraba bivuga uti ushingiye ku byo umuryango uvuze umugeni yamukwemereye, nahise kajya kukubwira ngo mposhe. ibintu ni bibiri. Ni bibiri. Umuryango uriga Natanaeli wakwemereye umugeni, ntabwo umuryango uriga wize uguha umugeni. Ibi ni ibintu bitandukanye, hari ukwemerera hari no kuguha. Twakwemerera umugeni ntabwo twamuguhaye, ntabwo twaguha umugeni utasabye. Umugeni cyasabwa n'iki? Uzana inzoga uzana umugeni, byaba ngombwa ukazana mbogo, byaba ngombwa ukazana icyo gihe kigeze. Ibyo byose rero nta na kimwe urakora, aho twagushimira uko duhaye inzoga igira gute yo kumushimira. Yego. Data nawe reka tuyihinde tuyigire iyi ngiyi uzashimire ku butaha uranga. Ntabwo ndeba nanjye Ntabwo mpeza guhagarara. Buriya mbagira ngo ubanze wivovote ubanze ugiye guhari nanjye nagakubwira. Nanjye rero ntabwo nakatira igihango cy'umuco w'abiga. Umva mubwire. Yego. Buriya bakambeka bakanywa bakamushasha. Wabonye ubuki. Igisore witeguye kundi bashaka kwisubizayo. Wabonye. Nari ngira ngo mbanze ndebe. Ntiyakibuka. Uba ikweye Rero cyane mw'inshuti yanjye rero ubu ni ubukidangi mu bushimiro mu bana bwiza cyane uba Eva wateguye rero ubu twese umugeni inzoga isaba umugeni rero zirayobwa, hari igihe n'abaturage n'inshuti n'abavandimwe dusanga iryoshye turakwemera umugeni turamuguha. Usanga ibishije kwega igiti uzazana iti ubizi turakira urumva bidasambiraho nuko ibyo ariho nuko bidasambira mwa bantu
inzoga ntabwo bayumvisha ugutwi ni umushimire reka nyifundire wumvisha ururimi ntabwo ari ugutwi. Erega Inosa ndakumva ntabwo tuzavanaho umuco wacu uturanga, ahubwo tuzawusigasira kugira ngo tuzaducike. Sesha wamuhaye payizi yayizi, wamuhaye ikirahure cyawo, ahubwo twari kumuha ukora yizi wowe yizi. Deveria akira rero ngo kuzo inzoga ni umuryango we bakuretse rwose payizi si izo ubundi n'abandi bayumva barayizi baragira abana bagoye na se wabo akira hamwe haboneka utundi dukoresha hari umuryango wose maze bayisome bayumvirize. Ariko ni kuvuga amagambo menshi bajya mu rwego raryoshye itonze kabazi kuzumva itonze vuga tuze rwose efe yandi urabona ko yamwenyuye umusaza amagambo yo kuturisha ngo tuze wenda tube twavuga byose utumvise ndagira ngo atuze rwose icyo ngamije rwose ubuki bwo rwose buraryoshye bumeze neza uriya mugeni twatanga ntabwo ntihaboneka igibano cyangwa inzuho cyangwa se imikenke, nubwo uraza kumva tukurazwa biryoshye. Umva rero Inosa nkihagaze aha ngaha rero kubera inzoga iryoshye dutuye umuryango kandi ntabwo twayigaye, umugeni waje gusaba tukamuguhaye. Murakoze cyane n'ubundi munyekuzo koko Imana imugishe. Tukamuguhaye Marita turamwigomwe nta kundi byagenda, ariko rero ibindi tuzabiganira ariko ikindi gihe kuko uzabunyuze neza uko tutabivuze. Muri make rero bari gusaba umugeni baje basanga umuryango Natanayeli basanga muri ubwo buryo rero ibyo ibyabazanye byose mwabonye ko ntabwo twagiye turwaragura byatuma hirya no hino ubwo twabagiraga nk'abacu. Ubwo rero uko ijambo muze kuryisomera muri Bibiliya biranditse ko ari uko kubona kera na kare si n'inanga gusa mu Rwanda no mu mahanga hose niko bigenda turabakosha. Umukobwa wacu rero ntabwo tumugurisha turamukosha, turadukwera inyana nziza zari mbizo mu mahembe, ntabwo tubasaba iminani ahubwo turababwira ngo tukwere inyana ebyiri zari mbizo mu mahembe. Hanyuma rero tudushima mutuzanire muku, mutuzanire inyana nziza kandi mutuzanire inyagana, ibindi byose birakomeza. Murakoze. Murakoze cyane. Rero twabakosheje inyana ebyiri zari mfize mu mahembe, ariko bitabujije ko ifite n'imfizi ziherekeza nayo wayizana, ibisigaye ni ibyawe rero turagutegereje. Urakoze cyane umuryango wa Natanayeli Rugabire Jean Pierre, ahubwo mu gace dufitiye dutunze zirimo, ariko burya mu muco wacu hari izimbanziriza izo nyana, nahuje nkabanza nkatubashyikiriza
hanyuma n'izo nyana nkaza kuzibereka ndetse no kubabwira amazina yazo, ariko bongera baza bashyikiriza impano za mbere, hanyuma tukaza kugera kuri uwo mwanya wo kubashyikiriza izo nyana. Iyi suka, iyi niyo twita gogo. Iyi ni gogo? Yego. Ntabwo ari indambasibero? Oya. Hanyuma hakaza n'indi turayakiriye, ariyo cyose cyogereka. Iyi ni cyose cyogereka? Yego. Turayakiriye kandi ntabwo turi butinde, turi butebe. Yego. Ahubwo hano turi isuzumye buryo umutego wambikije mushukarira wagihari. Impano za mbere twazakiriye. hano dufite imashini ifata ubwatsi bw'inka kugira ngo tubashe imashini y'ubururu cyane bayita ntajuru. Aho imashini zimwe zikanagira udufanye n'ibirenge zikahinga, si imashini koko nifasha amazi. Ifasha amazi. Ifasha amazi. Zirwa n'ururimi rw'ahantu. No mu imashini iwayo. Iyi mashini ukayifasha. Aracyari kure. Turimo turabazamukira. Iyi nifasha amazi. Yego turabazamukira. Twayakira uko byaraho. Murakoze cyane. Yego. Nimunyakiriye. Yego. Iki ngiki ni ikibumbiro. Iki ni ikibumbiro. Kazimeramo. Ni ikimenyetso cy'ikibumbiro. Kirakuruye. Reka nsuzume ne. Iki ni ikibumbiro. Turebe ko gikorongeye. Gikoze mu buryo bwiza gikunze. Ababyeyi bacu ngo ntabwo batumbaye ko tutagiraga ikibumbiro, ariko ngo buryo ugiye kongera inka wongera n'amarebe. Yego. Nta gisuzumyo kirakurungera imwakira ikibumbiro nacyo. Byavuze neza bisanzwe tuzi ko mutunzi kandi zari zishoboka, ariko turifuza kugira ngo n'ubundi twongere inka mu zindi. Icyo kikaba iki rero? Nakwereka umugabo aramenye. Aratwereka se tutazi icyo ari cyo. Yego mwana. Ndakibona ahubwo sinzi icyo ari cyo, sinzi isobanura. Iki bakita igicuba. Igicuba? Noneho ubwo ari igicuba rero, ubwo ari igicuba, uyu mugaragu ntabwo tumugaye, nihaze Gatera namubonye. Gatera ngwino, ntabwo twatira igicuba. Gatera banguka. Urebe ko ari isugi ishaka. Banze ko ari isugi ishaka. Gatera ndabizi amenyeye kubireba. Yewe nukuzangura n'isugi kirahara ntabwo tugiyangurira. Gasha. Twereke rero. Ariko rero ntabwo igicuba gitanga nk'igicuma. Umuntu wo kwidogera isuka ukagira morale ku kazi. Nimwange tugereyo. Nimwange tugereyo. Tukivuga ntabwo ari ingiro. Nabahamagaza kugira ngo tudahira. Yewe hasi n'umusenyi hejuru n'umusemburo. Ariko nimwange tugereyo. Nimwange tugereyo. Tuburiya ni mwene turubika abana sinjye babise. Nasanze bitemwa Mekano kari kurenga hasharunyana nangabo. Nimwange tugereyo. Nimwange tugereyo. Urambiwe Gatera uturantumire mu batware ndakwinginze. Udufaranga ari kuzaguraga ko turahindure. Uramugurira agakweto amabuye rweza amenyo yamurembeje. Nimwange tugereyo. Nimwange tugereyo. Erega mwiriba hariya ni hariya. Wakoze no kugendana na Gatera. Inkwano. Mwakoze cyane nawe. Turazakiriye utubereye. Mu by'ukuri uhicara wumve neza. Gashyike mu muryango. Ndabuberekeje. Nimutambuke niba bari iwanjye gusa. Nyabo. Daniel we tambuka. Buriya umukwe na sebukwe umubyeyi ubyara umwana, iyo uvuze na Daniel ukavuga na Daniel, urumva ko nta mazina ajya kugendera mu buryo umwe. Nimutambuke mwana wa mutambuke. Daniel, hari abantu ushinzwe iyi gahunda yo kuduhuriza ibiganiro, hanyuma abanyakiriye. Nuko Natanayeli nawe arakavugwa ntacyo bitwaye ni umukwe na sebukwe. Ni abasore bakomoka mu gisokuru kizima,
ni abasore bariseriye barisimati barasobanutse, ni abasore bihame by'Imana byigendera, ni abasore nari ngiye kuba barasanga nta muntu ubara abantu, abana n'inka ntabwo babarwa, ni abasore ni ukuri abasanga bonyine bwite umuryango wa Natanayeli Ruhigana tubakomera amashyi, ni abasore basobanutse neza ni ukuri, bambaye impuzu mpuzankano bakomoka mu gisokuru kizima, uhereye uretse kuncurangana uhereye kuri bimwe wagira ngo ni Dawidi wacurangiraga umukumbi namumaze koga imyuka mibi kwa Sawuli igahunganira gukomera amashyi utazaze tumukingire, ndabona batangiye kumera ubwanwa kandi ahaje ubwana ngo buragenda kuko batamushimira se. Niwe rwa kabiri n'umusore w'umugenda w'urubavu rutoya, ni mutoya uharazwe n'Uwiteka, ntabwo byaba ari igitangaza n'abatakize n'imbuto zagushyingira, genda ukuri kofi nawe uzaza. Reka nsimbuke gatoya, uyu rero nawe ameze kwa Rutahiza, bashobora kuba ariwe mujyanama waba muri bose. Ugeze muri uyu muryango reka nawe tuguhe izina rya Mungu Bwipero Parabo Kamba, uzagende wishobora ngo nahakuye izina ubutaha wakora umugeni bizoroha, nawe nibagukomera amashyi. Uyu muremure wingahinga mushinga kumureba ni ukurarama, waje umutwara icumu ry'injunga ryemerewe gucungura uryitwaje, ntabwo navuga ibintu birenze, wagira ngo biberekaza kuraka muri Maroko, nawe nibagukomera amashyi. Uyu muryango washimye abantu, hanyuma kugira inka n'abana nihuse, ntabwo tugiye gusigira korana cyangwa se koperative, oya si ikipe nka APR tubegwa pana, ahubwo tubakomera amashyi. Ni abasore basobanutse, igeze mu gihe cyo kuzamura abana mu ntera, igeze mu gihe cyo kwambara umudari n'umudende kugira abakugaragiye bagutwaza bya bindi byose navuze haruguru, abo bose bari amasikoti mu ndimi z'amahanga. Ubakomera amashyi, umukwacagira abamutwaza uruhembe rw'umuheto, abanyamutwaza ingabo y'igihugu, abagira abamugenda iruhande, agera amugaragiye. Nagira ngo rero Cimaka, nagira ngo nsabe uwaje kumva yizeye, ubasumye ubutwari, uwambaye inyenyeri ebyiri mu bijyanye no gukundana, full lieutenant, umurimo wo kuzamura mu ntera ntabwo arijya mukora, mushyikirize data mutabaruka, amuzamure mu ntera, nawukora mu kiganza, arakwambika inyenyeri ya gatatu, utanga ikapitero iyo bayakundana bose. Ninde muri aba? Dore ko ishema ry'ikakashinge ry'imihigo, dore ko uruhanga rw'umuhungu, dore ko urwego rw'ubuhinzi, uri n'ikitatire cya Mutabazi, aritatira agatera, aho abandi bategesha amaso, ahatambukisha amaguru. Ayo mashyi n'ibyariye kuko Imana mukomera amashyi, uri hano hafi no kubirika n'abana, urahera ahangaha. Nasabaga ababyeyi mugejejwe mwese, nimubona mwigisha ntimugire ngo nagaye amashuri, oya no bwambere agiye kurongora, dushingiye imanzi mukomera amashyi. Abasore bato mu Rwanda bazi gutega ibiganza ababyeyi bakabaramutsa. Kristo Yesu akozwe iteka ryose, Yesu ashimwe, udatahimbazwe, impagarike n'ubugingo, udate ntugatsitare, atigira inka, ndazishimye, atamashyo, udatamashongore. Usibye n'abagita bakomera amashyi, aba bana bazi uburyo batasubira ku ishuri babo. Mubyeyi mutabaruka muganira, ariko muraza no kongerera umwanya tubahindurira icyicaro, tutagaye icyo barimo, ahubwo tugira intebe yabo twubahamo. Uyu niha bose mumwakiriye, ajya gahunda kumubona hari imanyana azamuka kukahamanga na Kamuvunyi yatanya, simenya ahagana yabagaje iwacu. Reka rero mubwire Karaba, uyu musore rero umwana mwiza aritora, ahubwo yavunitse ikaniro ya musaza asabe tuye ko asabira. Tuba twemeye kare, tuba twemeye kubikora kumugora rwose. Ibisigaye n'ibyawe shawe rero ngaho imbere kereka niba hari ijambo afite uriya musaza ashaka kugira kuvuga nawe. Ijambo n'umwanya arabifite, ariko ndasabaga protokole baze bamfashe twicaze bano basore, ariko kuvuga amasaha reka nanjye mbigemo, uramfasha gutya. Bano basore babiri batambutse ubereke inkingi nyiramacumu zameje bariya nabo utubukire kubanguka, ubereke inkingi y'akagege, hanyuma tugira n'inkingi y'imbabazi benshi bita Kandaga ziri imbere y'uruganiriro ku bageze ibwami. Nimugurikire mwebwe, nimutsambuke. Iriya nkingi y'akagege twicazaho abasore ntabwo dufitiye icyizere,
abasore mudatora ibishyito boshye umwana urarira inkono, abasore tutabonanye ikirumiko mu birugu cyangwa se mu gahanga, abasore twarabye tugasanga nta misozi munsi n'amatwi. Applaudissements s'il vous plaît, tubakomera amashyi. Nagira ngo nisabire yanzu y'ibitabo yigendera, abandi baravuga ngo ni pare, ese bikomoka ku ki? Uri n'utarapanze ibipangu ngo kubipura kubera ko atari umupagani nawe ni mumupangira amashyi. Pare nyura ahangaha, nutsambuka turaza gusabagana gukurikire, mugende mutsambuka mwigendera mugenzi mu ntambwe y'intore bitaga ingabo nziza. Pare nyakugira inka n'abana, urazamuka iyo ngazi usuzume urebe niba ibyicaro bimeze neza, aho ugeze ushatse uramubwira akabanzayo, kubera ko niwe ruhamanya rw'umuhungu, niwe rwemba rw'ingenzi, n'umusore w'umukogoto, aho rukomeye abanza imbere. Nuko tambuka dana nyakugira inka n'abana, tambuka leta seneta CEO capo capace ero maestro non patron della capitale papa babalao. Unokomera amashyi umusore w'icyatwa n'icyamamare, kugira ngo se bipare amufashe iriya nkoni nziza, mufashe ibishyimbo, ubwo umaze kumufasha icara hasigare dani wenyine. Nuko nagira ngo usabe mu cyubahiro cyawe muri ibyo byicaro byiza byicarwamo n'umugabo umaze guhabwa umudari w'umudendezo. Umuryango uranumye ngo ntabwo bazongera guterana gutyo udahari, kugira ngo nawe wumve igitekerezo cyawe. Ni ugukomera amashyi wongeye kugabanya. Urahindukira gahoro mu bwitonzi dusanzwe tukuziho, uzamura ibiganza usuhuza umuryango uvukamo nyuma yo kugera mu ntebe nziza y'icyubahiro like a president. Zamura ibiganza bose. Amore uko bigenje urazamura ibiganza, uyu muryango ntabwo uramutsa, ahubwo uzamura ibiganza kuri bigenje baramutsa. Muturamukiriza umwuka w'akwezi gasenga bisiti yashyiraho inyigisho yitwa intonderano, bo bagashyiraho umusozo, nabo batambuka kuri gahunda. Reka kandi twakire isibo ya gatatu igizwe n'abasaza be bari mu mujishi, abasaza bambaritsa mutarutwa mutaturaniza abanyoye amata, begere hano hafi nyanyagirwa n'inka. Umwana twareranywe urabeho muri turarwuke
kwibuka dore mu bakobwa bayigitego babari baranyubasize utese mutu abasore b'ibihano by'Imana babagwa munsi ukomeye kandi n'urukundo twari dutegereje n'ikibatsi cyarwo gikora umuryango upfukamo uranyu ntuzagaruka aya makombe wazagaga nabyo bitamo wakesha gusiza intoki urugo ni rwiza nirukwibarutse amarira atemba mu maso ye umuryango uvuka mu buguranyu undi ntuzagaruka urabeho umwana twaranye urabeho shengera rwubatse kugira ubwiza bwiza wo mwabanye urabeho umuryango uvukamo ubuguranyu undi ntuzagaruka marira rero turabakunda amarira atemba kubera ibyishimo natwe dukoma amashyi urabeho mwezi urabeho murumuna wacu urabeho turagukunda umuryango warateranye urabishima urabeho erega nushaka wihanagure basaza bawe tuzabahorana urabeho bifashe ariko tuzagufasha ibindi ariko ntituzagufasha kurira no guseka kuko ugiye mu rwanda y'ingenzi bakobwa aduteye agahinda mbe marito wacu mbe mico myiza mbe marito wacu mbe mico myiza sibira rimwe yemugurize bakobwa ye umumburize babyeyi mbeba bashiki babo shenge mbeba zabahoza temarika windiriza abana mama wikwiririza abana shenge protokole batwicariza ababyeyi beza mwabanyeshenge utujije urabazana muri iki cyerekezo iwacu abarira nimunihanagure mwicecekere murusheho kumusabira shenge azagubaka n'agaciro tubagomba bibutsa ni tawusi ya makombe wazongaga yose ubwo niba abahungu bagusabye ubushuti ukabubima ariko dana ukamushima wahisemo neza tuzagusura turagukunda tuzaguhekera abana barumuna bawe bambwiye ngo ko basize bonyine ukaba ugiye ka kabombo wajya kubagurira ka gashyushyu wajya kubahoreza ka kabiswi wajya kubagurira urabona bazabikorerwa n'ahandi ariko genda niko bigenda na nyagosenge ari umwari gusa ujye wibuka kudusura ababyeyi sisa murakoze cyane tawusi nawe tumushimire yari afite byinshi byo kubwira murumuna we ariko kubwo amasaha arahennye wakoze nagira ngo aba ni barumuna ba Marita nyuma y'ifoto nziza hari abasore batugendereye babiri muranyura hariya abandi munyure hano nimugerayo mu bamarirungu
Biriwe neza. Biriwe ute? Niko shaka. Biriwe nawe. Biriwe neza. Amakuru yawe. Biriwe namwe. Ndabashimiye rero murakoze bana banjye. Nicyo batumyeho. Iyo numye umukobwa wanjye Marita mukaza mugaragiye birashimisha. Mari mwana wawe iwe biriwe neza. Komera igihe ugutumyeho nagushakaga. Waruzi ko uyu munsi turi mu gitaramo dutegura umuganura, siko wari ubizi? Ubwo rero twagiye tubona haje abashyitsi beza b'imena baza batugana dufatanya igitaramo. Haza kuvamo umusaza umwe witwa Kabera Innocent aterura ijambo tugiye kutwunganira mu mihigo twarimo uyu munsi mukuru umuganura. Tumva arabihinduye, araterura ati je gusaba umugeni muri urugo witwa Marita Munyekuzo. Yabivuze ntigira agahinda kuko nzi ukuntu bajya gufasha imirimo mu rugo ukamenya intahiye. Ikindi kandi nzi kujya guhita ku nyana uzo ubwatsi. Nta muntu mu rugo utajyaga ufasha icyo kintu icyo ari cyo cyose. Byaje ku ngo rero kugutanga birangora, nza kubaza abasaza bicaye hariya ba nyukurome ndetse bazana ba nyogosenge, bazana bakuru bawe, bose bahuriza hamwe kwemera ko tugutanga. Ntatama ngo njye ubikoze jyenyine. Ubwo rero muramukazi wawe ukavugwa kubera iyo ugiye aho uzajya muramukazi wawe. Ko rero mushiki wanjye ijambo yavuze rikomeye ko uzi ubwenge, uzi kwakira abashyitsi. Nanjye byatubivuga nti ndagutanze. Rero twagutanze ariko twabuza twagira. Hari umusore Kabera tubwirwa no gusabira, ntabwo nzi niba uwo musore umuzi witwa Daniel Ntiyabose. Uramuzi? None se ni inshuti yawe cyane? Mwabyumvise? Abagira ngo rero uyu musore ampereza yagiye wa musozi bari kumwambaragiye karavure. Aba basore bombi rero reba uko bagenza. Noneho bampa umwanya hamagare Kabera. Karame y'ijuru. Nari bitwa ntwara twenga rega ariko ye nk'uko rero waje gusaba umugeni witwa Marita Munyekuzo. Ubu basaza be baramuzanye, njye nabashuhuje nguyu. Ubwo uramuramutsa maze nta musuza sebukwe amwegereye umpameho gakeya. Nuko jya ubikora gutyo. Ahasigaye rero Kabera ndigendeye birangije. Ndigendeye ndagushimiye mbere ya byose urakoze. Ndigendeye wakwigendera urakoze cyane. Aho neza igihe hino Muryango wacu mwabonye Marita, uriya musaza ibyo avuze byose nibyo. Twaje hano mu muryango wa Natanayeli tuje gusaba umugeni, kandi nta wundi mugeni twashakaga uretse Marita Munyekuzo. None bakuduhaye
akanya ubuhamya utanze ni bwiza wemeza yuko umusore wacu Ntihabose Daniel agukunda ndetse ari inshuti yawe, nibyo? ngo nibyo. Daniel uri muranyumva? Ijuru rero bemereze, ariko urabizi ko wewe twamusabiraga, ntabwo namuhobera rero uhari. Ndagira ngo mu kanya utambuke rero, buriya barimo baritegura kugira ngo bajye mu byimbo neza, uze kubona kumuhobera nk'uko wabibonye ari kumwe n'abasaza be. Ngiye guhereza uriya mugabo rero Clever kugira ngo agufashe kugira ngo nawe urebe ukuntu wakwikiranira na bariya basaza be, ubone ko uvamo mu bituza neza by'uriya mwari. bicara bagushimira baganiriye neza. Nagira ngo uhere kuri Lazaro na Philibert ni baramu bawe, igihe wabatumaga gusengera Gasondo, ubone Philibert yitindijeyo gatoya, usigara utereta bya gikirisitu, niyo mpamvu barimo bagukomera amashyi ngo ibintu byaciyemo. Simbuka gatoya uhobere na Lazaro, ariko utaragera kuri Lazaro Philibert baguhereze ya sheke, ngo buri gihe witinzagayo gatoya byabyaye agaciro. Fatana ifoto na bofu umuntu wese agira neza. Kuki mutamukomera amashyi se arugize ishyari? Nuko nta mpamvu yo kugira ngo uhindukire gato, nagira ngo na Lazaro nawe umwegere. Ati Lazarus ni bacapera, ni abantu b'abaperezida bakomeye cyane. Uri umwogosha ni nawe unyogosha, ni nawe wogosha Faripu, amudukomera amashyi. Rero bakugeneye sheke ngo nuza gupfundura basinyiye muri Beneri na Beka na BRD. Wewe impamvu nuko bagutumye kugura mituyu, urubanga umusore nk'uyu nguyu ntabwo yagura mituyu. Uti buriya Daniel ashaka kuganira na mushiki wanjye, ujya kwigura Nyarutarama. Noneho muhagarariye cyane muri iruhande rwa bofu iburyo n'ibumoso, no kuri mubasengerera agafoto mwarakoze. Ugira ngo siyo mubanguka mukabakira ubwo yabyari kugende neza. Nuko nyuma yaho rero musize mu biganza bizima, ntabwo ngiye kubamo babandi ngo mbone nimero z'inkweto murenga podiyumu, ahubwo mu cyubahiro mbagomba mutambuke. Aha nanjye muhansiga ndiyizeye, mutambuke. Lazarus ndetse na Philibert babereke ibyicaro byiza hariya. Mbere yaho gace ariko Marene, nagira ngo nawe wegere umukobwa wawe, nagira ngo Marene nawe tumushimire. Uyu ni Marene, ni Baju Spiritual Mother Matron. Ayo mazina ryarya yakomana yababwiye, mukomera amashyashyitsi. Webare muto guteza abarishiyo n'abapene, webare kumwambika neza nk'abanyarwandakazi, webare kumwambika neza by'umuryango w'iwacu. Nagira ngo noneho se muri uyu mwanya Marene yihagararire muri uyu mwanya ahangaha. Ureba kiriya cyerekezo Capo Capacero Maestro, lo patrono la capitale, engineer fumo koko papa balao. Ndibondera gukomera amazina mubyara. Duramo Paulo. Nagira gukomera umwana, umufunge bukwasi buri wako yakora ashaka, ya mashabiri bayakuye kabiri, kindi umusaya, nege kama gambo, abakore ku mutima, agucecereze iteka, ainya amashibatikanye. Nagira musabe nezenguruka kabiganisi maze yakonje mu kumukunda, atitega ikiganza cy'ibumoso, atsimara itatetero ry'abatoya, ati nzagukunda iteka, atitega urutoki rusumba izindi, arayinyambika gahoro gahoro n'impeta nziza, amashyi yakomera icyarimwe, ati nzagukunda iteka, ati nzagusiga gusigasire. Ayiga mana yanjye ntubona se? Marita nawe aramuhobera, ati mugabo mwiza, icyo cyereka abantu nyemera manya guhobere gushimire. Daniel reka guhobere, asante sana, thank you very much. Amashinita yakoba ariko abana barakundana. Ntubona se? Hano urabyo rwiza rushushanya urubyaro bazakikira bombi pararubangutsa, ati rwakire Dani, ati rwakire Marita, urabyo hafi y'igituza, umwegeke w'umusaya, bafata ifoto ijyanye n'uyu mwanya, nanjye mpindura umuvuno, twese dufite tiraya, umugeni wacu araseka. Burya umugeni udaseka ku munsi w'ibirori bye, uzamwitondere yakumva n'urubuga rw'imikino. Umukomera uyu mwana araseka, arasobanutse. Marene mwiza, nagira ngo ngusaba umwakire uriya rurabyo, twibutsa kuko amasaha
uwatwaje impano Dani nayitambutse ashimira umukunzi we ati ni impano se ko ari etaje igorofa igeretse gatatu ati nyemerera marina nyakirire nanjye watwaje impano ahite murikaka ati ntabwo ari agapfunyika ati ariko kandi irapfunyitse ati ntabwo inayipfunwe kandi muri gahunda aturaho mwana wa aturaho aturwa uruhanga harimo uruhara ati ariko dufata nk'uruhare wagize mu kumbyarira umugeni ukamukuza ukamugaragaza ahangaha ati mama w'imico myiza mubabyaye Marita mu bintu bya bintu byaciyemo cyangwa ukamubyeyi uhagurutse ukomerwa amashyi numva impundu z'umurangi ziciranye neza izo zaberekezaga noneho mundere yegesereye hindura umusaya nubwo amasaha yadushize atariko Imana iri mu ruhande rwacu hagarara hagati mama wanze ukabere n'umukwe wawe rimwe gusa uhobere azi ubwenge wa musore ahoberanyira mu kwa mama ntabwo akandakanda mukomera amashyi yatasubira ku ishuri nabibonye babaho ndagira ngo ndanira amuhereza impano nuko kandi muri beza marene mwiza uraza kwakira impano ya mama kugira ngo igombe kujya aho ishyirwa n'uwiteka ngaya amaze gukuriye umubyeyi nyuma y'iyo mpano n'abanyamakuru banjye n'abanyamwuga igihe bikorwa gutya twasabwa uri mu rugendo by'umubyeyi watubyariye Dani yigire hano hafi nayo ngo wabaye hafi uwatwaje impano Marita ayibangutsa ku bwawe mubyeyi mwiza wafatanye mu kuzamura mu ntera amashyigo cikacikaci byose urushaho kurebwa neza ufatanye mu mwambike wagira ngo ni umuntu araho karisimbi papa n'umwongere mu mukomera amashyi n'ukuri kose warakoze cyane ujya gukira ni mu gupfa mubyeyi akira niyo niza risanga yandi kuki batagukomera amashyi zari ufite ishyari oya nta n'umwe ayo mashyi n'aya y'umubyeyi warakoze kandi cyane kandi ukomeze ubwumva yanjye 300 ushimire umukazana arahindukira papa akora mu bitugu by'umuhungu we Dani hindukira uwongera umuhobere umwana wanjye uhitamo ugasakira agasore wamukwereka niba gukomera amashyi utuzanire umukazana mwiza ndagira ngo papa ahagarare hariya hafi nuko watsindiye Rayon Sports nuko mwana wabuze guhitamo umwana gasore kuri niba gukomera amashyi mukuru uraho mukaza ane gukumbuye mukaza ukwiyamba ariko niba gukomera amashyi urafite impano ya Marita nahegeze hano hafi ashimire umubyeyi nubona se adashira umubyeyi wabijyane amasenge n'urupfundo urasanga hose mu rukundo ati ndagushimira cyane mubyeyi ati Imana yo mwijuru nk'umuryango yitwa mama Mutesi n'abazira mushyikirize imana burya kwizera kurarema uyu mubyeyi yitwa Marita nawe yarahabaye warahabaye Imana warahashatse kuyiguha kuri Saint Valentin basanga umunsi mwiza nk'uyu nguyu kugira ngo bize kuba imbungo y'umwe ibihinda bihima Eliya ndavuga we byose birushaho kugenda neza Imana yo mwijuru irushaho guhabwa abana baba impano ngo ngende gutyo gusanga neza uyu mugoroba mwiza wahariwe bene gakondo impamvu tushimane tubakomera amashyi reka mbere ahangaha natwe mushiki wanjye Tawusi akomezaho naregereje Tawusi umwana wawe Sanzu umubyeyi wamaye byinshi mama wambyaye nakwituriki kanze musanzu y'umutoni nari umutoni wawe ibyo ndabizi nari umutoni nari inshuti yawe ibyo ndabizi nari umuvandimwe reka nze gusanga ndetse mubyeyi nsaba imbabazi n'ubundi imbabazi zigira ababyeyi nsabye imbabazi n'ubundi imbabazi zigira ababyeyi nsabye imbabazi nshuti mfura zwa igire
ati nzahora mwubaha ababyeyi warakoze mubyeyi mwiza, amezi 9 mu nda yawe uhita ugenda wigengesera udahuganga ko nk'ubwana. Mubyeyi ndabyibuka kandi ndabizirikana, nzakomeza mushimire, nzakuba hafi n'impanuro mpaye none ndazumvishe. Warakoze mubyeyi. Marita yigira ejuru ahereza mama w'umutaka atere gahunda gusezera ndagiye, kandi rwose buriya nzajya musura ariko sinzabura mutwikira kuko ubu nawe ngiye gutwikira we nzaheka. Aratambuka yigira imbere asanganira umubyeyi mwiza wamubyariye umugabo, aramwegera aciye bugufi aramuramutsa ati warakoze mubyeyi, ndagukunda urabizi, ubu nanjye nje mu bana, ubu nongeye kuba umwana, mbaye umwana sinkiri umushyitsi, ubu nanjye nje mu muryango. Ati iri ni ikamba, warakoze mubyeyi mwiza, nzakwambika, nzakubaha, nzakubahisha, nzakubera umwana nk'uko Dani yakubereye umwana. Dani nawe aragira ati reka mubyeyi nanjye ese ngiye byananira, nareze barunge menya kubafubika wabansigiye, mbasha gusigara ku rugo, numvaga nanjye nifuza kuzaba umugabo. Marita nawe igihe Dani afungura umutaka, afungura isharupe agufubika, Marita aragira ati mabukwe, mama wanjye, umuvandimwe, inshuti ya hafi, inshuti y'umuryango, inshuti magara, buriya nyina w'umuntu arakomeye, ubu nanjye wabaye mama, atakira ngo twikire kandi ndagukunda. Murakoze cyane. dukomere amashyi nanone Tausi umufashije muri aka kanya. Nagira ngo ababyeyi bahagurutse noneho umutaka wa mama nawo wawufungure mbere y'uko ufunga dufate ifoto y'ababyeyi. Noneho turaza gusaba muhindure disposition abana bari bajya hagati, hazamo umusango w'itura n'ikizo musako. Nuko ababyeyi bisubirira mu byicaro. Hano hari ingingo nziza yatazwe imyaka 600. Nagira ngo begereze sabe Marita akoresha ikiganza cyambaye impeta, yakira inkongoro maze ahereza umutware, uramuhereza mu biganza yifashe. Ntuzasigara imbokoboko mama mpinga yabyaye ingabo. Nyuma yo kumuhereza nagira ngo nawe wakira inkongoro umubwire ngo cheers à la santé, umavi yacu cyangwa se ngo skol. Ayo mashyi mwumva yari 3 bayakubye 3 ku bwayo. Nagira ngo mubanze mwiyakire first of all, buri muntu wese yiyakire. Nuko nyuma yo kwiyakira rero mari n'ubwa mbere umusore Dani agiye kwakirwa n'umukobwa kuva yabaho. Nagira ngo mwakire ikiganza cy'uburyo gifate mu bitugu, icy'ubumoso cyambaye impeta kimwakire. Nukuri ndabizi yabishobora. Kina mukaba mwiza icyakubwira iki ukuntu mwemera nanjye nuko amashyi n'itayagoma abana bacu baremera. Akebo n'isuka asubizemo. Nagira ngo nisabire Dani n'ukuri kose ntabwo tukubeshya, uyu mukobwa yakiriwe ni wowe wenyine mu buzima, kandi burya nguguha yaraguheta mwongera kugira kabiri nk'ukuntu Yesu agira neza. Ati nzagukunda iteka, ati ng'inkongoro nzagukamira inka nubwo zaba 100 singire mudabara mu nkokora. Niba bakiri ariko bashimire na Dani babagereze mu byicaro byiza, namwe mutsamuke hanyuma nsabe kubanga kw'ibyo babashyiremo urutoki babwire gahunda ko zigiye gukurikizwa. Mwigire hejuru gato nubwo isaha ngibona. winuteterera wisangira wagukunze ntukagire irungu warakunzwe n'intore kuva nkigukunda ntiwigeze undushya igihe tumaranye wanyeretse ubupfura by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe
zirimo inka kizuru gihurumba umuyonga irabambika abona zirimo kijuju inka kizuru gihurumba umuyonga inyambo zingabye murisha rutare rwajya gahinga nzakubangurira uzazirebe mu Rwanda irakamira kabyara yemwe inka yakaberaho ibyagiye bambesega wangeriwe iyanze uduce batunga n'uducupa iyanze utunga n'udukoroye inka yakabera ikamirwa mu bingana aho zatashe bagana ikarakiro ni ingandurarugo ni ingengabukungu rubahabwa icyemezo cy'amajyambere bageza baswegera ikabibera bazagashu nayihamagara nyibwira yitabane ngo iyo yaramagiro yabyino bazikangaranya rubanda ukireza abagenzi abatayizi batubanzira inkuba y'umuhindo nacengenda yibabwira ibihuza umwami yahageze ejo isaha z'abantu umuhondo ziribiyora zirahabira zirahiga zirahabira zirahiga ziraganira inyambo bahamize zira ku murongo burya inka y'imana imara agahinda uzayangirukire kubera n'ibizamusibe kora bamwe mu nkike y'epfo ya ruguru kureya babamo n'abakamiriye bakamahoro basinziriye sinzi icuba sinzi icubabuza sinzi ntitana umwana w'abagabo abacumitisha umwindi karemereza mu yindi abari baramye bakarukiye muri ya rusengo rwa bugabo zikamirwa abasore b'iwacu zikabarinda ubugwari zirimo ikamirwa abasaza zikabarinda kuzingunganya wisangira amavure abakubuza inzira bakeme wikomereze rubera rw'abakubyaye wisangira ingeri yawe gahora n'ubupfura waranaburemanwe uzambera uruhimbi shuti nzakubera icyansi nunabona haga ntuzigera uturaga iyo ugize aho ujya iyo nakubona ururaho wakunze ukarurinda byose ndukubita amaso nkarukubonamo dushimiriya duhuje yahuje iyo mitima nzarurinda byose icyana kizarubura imvura ninabura nzajya nguhirira
jana furahi wa Wino tete roera Wino tete mu batobi wa Wino tete